Turabashuje kandi tubahaye ikaze mwe mwakoze subscribe kuri iyi channel yacu ni Sakwe TV Show. Tubashimira cyane kandi dushishikariza n'abatarayikora gukora subscribe. Iyi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru iri gucicikana kuri iyi mihanda, ku mbuga nkoranyambaga zose, mu bitangazamakuru byose. Ni inkuru yari imaze igihe itavugwa, ni ibintu byagaragaye kenshi ariko ntibivugwe. Uyu munsi papa w'Isimbi Noeline yafashe umwanzuro wo kujya mu itangazamakuru avuga agahinda aterwa n'umukobwa we Isimbi Yvonne. Isimbi Yvonne muramuzi, ni umukobwa wamamaye mu mashusho y'urukozasoni, mu Rwanda niko babyita, mu rurimi rw'amahanga ni porunogarafi. Iyi nkuru, uyu musaza rero papa wa Isimbi Noeline yaje kugaragara mu bitangazamakuru agenda abivuga kenshi kadashimishwa n'ibyo umukobwa we akora, ariko nanone umukobwa we ntiyigeze abyumva, akomeza kugenda abikora, wavuga ko ari ibintu bimuhesha amafaranga. Yewe uyu musaza avuga ko afite agahinda kuko uyu mukobwa nubwo agenda akora ibi byose ariko agenda avuga ko nta n'umubyeyi agira. Yego ngo kera bari bakennye, kera akiri umwana, ariko papa we akagerageza kumubonera icyo akeneye cyose, ariko bitewe na kwa kutishimira ibihari iwanyu, umukobwa nibwo yagiye atangira kwishora mu ngeso mbi, kujya ahantu hatandukanye, guhura n'abantu batandukanye. Urumva byagiye bimuviramo kuba yakunda no kuba yakora izi filimi z'urukozasoni. Papa wa Isimbi Noeline byagiye bimurya kenshi, bikamubabaza kenshi, ariko ntabivugeho. Uyu munsi rero yateruye arerura mu binyamakuru byose, agenda avuga agahinda aterwa n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa utari mukuru cyane kandi utari muto, avuga ko we iyo yivugira ko aya mashusho y'urukozasoni akora, impamvu ayakora ari ukugira ngo ashake amafaranga, ari ukugira ngo ejo he hazabe heza kandi azateze umuryango we imbere. Sinzi nimba ariyo nzira nziza yabonye yabinyuzamo, sinzi nimba ari nabyo birimo amafaranga menshi, ariko nuko bitigeze na rimwe bishimisha ababyeyi be. Uyu mukobwa ni kenshi yagiye agaragara ku mateleviziyo, ku bitangazamakuru bikorera kuri murandasi, ari kumwe na musaza we. Musaza we avuga ko ibi bintu ntacyo bimutwaye, ariko ababyeyi be ntabwo byigeze bibashimisha n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu papa wa Isimbi Noeline agiye agaragara mu bitangazamakuru, agaragaza agahinda ke, agaragaza urukundo yakundaga umukobwa we, n'uburyo yaje kwishora mu bintu atigeze akunda. Ibi bintu ntabwo twabishishikariza urubyiruko cyangwa abana b'abangavu bari gukura muri iyi minsi, kuko yego niyo byaba birimo amafaranga, ariko ibi ntabwo ari ibintu wagakwiye gukora. Inkuru dukesha ikinyamakuru MI Empire, umubyeyi wa Isimbi Noeline yavuze ko agira ikimwaro iyo atekereje cyangwa kumva abavuga umukobwa we akazi akora ko gucuruza amashusho y'urukozasoni. Mirimo Paul, se wa Isimbi Yvonne, atuye mu karere ka Rwamagana. Mu kiganiro yagiranye na Gasuku Media yagarutse ku mibereho y'umukobwa we mu bwana. Ati Isimbi ni umwana wanjye, yitwaga Mirimo Isimbi ariko aza kurihindura yiyita Isimbi Yvonne na Noeline. Yavuze ko rimwe na rimwe hari igihe Isimbi yifuzaga kugira abo avugana nabo mu muryango we, barimo abo kwa nyirasenge, ariko bakamuha akato kugira ngo atazagira abo yanduza imico ye.
Muri 2021 nibwo Isimbi Noeline yatangiye gucuruza amashusho n'amafoto ye yambaye ubusa byeruye. Papa wa Isimbi yakomeje agira ati Isimbi ni umwana wanjye yitwaga Mirimo Isimbi ariko aza kurihindura yiyita Isimbi Yvonne na Noeline byose. Uriya mwana twarabanaga kuko nyina yari yarabataye ku mpamvu tutumvikanyeho, nahise mbajyana kuba ku mubyeyi wanjye nyirakuru. Musaza we akomeza gukurikira amashuri gusa we akagira amakosa menshi ku buryo bahoraga bahamagaza mama. Muri make yarajijishaga akavuga ko agiye kwiga ariko ntagereyo. Rimwe na rimwe akavuga ko nta babyeyi anagira. Niho byahereye yakundaga kwisanzura. Yakomeje avuga ko ibyo Isimbi yakoraga byose atavuga ko yabitewe n'ubukene iwabo bari bafite, kuko se yivugira ko yahoze mu gisirikare kandi umuryango umeze neza ku buryo nta kibazo cyo kujya mu mico mibi cyari guturuka mu mikoro. Uyu mubyeyi avuga ko akazi umukobwa we asigaye akora kamutera isoni yari mu bandi nubwo adaheruka kumuca iryera amwumva bamuvuga gusa. Ataheruka kunsura ubwo yari yagiye mu marushanwa ya Miss Rwanda aviramo mu majonjora. Basanze imyaka ye iri munsi ya 18 ariko ubu numva ngo yaje ariko yigumira i Kigali. Abantu bambwira ko akora akazi ko gukina porono kandi nanjye narabyiboneye. Ntabwo nabona umutima wo kureba filime akina ariko musaza we numva bikurikirana. Njye bintera ikimwaro iyo numva akora biriya bintu. Hari abadatinya no kunserereza ngo umukobwa wawe akina porono. Rimwe na rimwe hari igihe Isimbi yifuza kugira abo avugana nabo mu muryango we ariko bakamwamaganira kure kugira ngo atazagira abo yinjizamo iyo mico mibi.